reka tubasuhuze inshuti bakunzi bacu mudukurikirana kuri YouTube channel tubifuriza umwaka mushya. Ni kwa kundi rero tugira gutya tukafata ingendo tukajya ahantu hatandukanye. Ubu turi ku musozi witwa Ndabirambiwe, tuhasanze umuntu w'umugabo, niba ari umugabo niba ari umusore simbizi, ntabwo ndamuganiriza neza, ariko nagira ngo tubifurize ikaze muri iki kiganiro tugiye kujyana nawe. Dusanze yicaye mu ishyamba arimo gusenga, ariko turabona afite amarira menshi, afite agahinda. Murabona ko ari umuntu mukuru ariko afite umubabaro mwinshi. Reka dutangire tumusuhuza. Muraho neza mugabo? Muraho. Yesu ashimwe cyane. Himbazwe. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza gakeya, mbanaje hano ku musozi gutabaza Imana, bimeze nabi. Yego. Hanyuma ndagira ngo utangire wibwira abantu bagukurikiye. Witwa nde? Utuye he? Yitwa Ndindabahizi Faustin. Abantuye mu mudugudu wa Muhororo. Utuye mu mudugudu wa Muhororo. Uwo mudugudu wa Muhororo ni hano mu mujyi wa Kigali? Ni mu mujyi wa Kigali. Hanyuma tugusanze hano mbere yuko wenda tuganiriza birambuye, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Jambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge n'ahari umwijima hakabona. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, ukomeze ubane natwe, kandi umuntu wese ukurikira iki kiganiro ahabwa umugisha n'Imana, imbaraga z'Imana zimubeho. Hanyuma kandi Uwiteka uhe umugisha uyu mugabo ndetse n'abadukurikiye bose bahabwa umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ndindabahizi, hanyuma iyi ni channel, YouTube channel yitwa Prophete Mazimpaka. Hanyuma tugusanze hano muri iri shyamba, ariko turabona bigaragara ko utameze neza. Ni ikihe kibazo ufite ko mbona utishimye, utameze neza? Umeze ute? Ese urubatse? Yego, ndubatse. Ufite umudamu n'abana? Ufite abana bangahe? Abana babiri n'umudamu. Yego. Hanyuma imibereho yawe imeze gute ko tugusanze hano muri iri shyamba, kandi tugatubona nta undi muntu urimo wicaye ufite agahinda? Bimeze gute? Imibereho yanjye imeze nabi, ikigenda mba naje gutabaza Imana, yitakira ntabaza mvuga nti kuko hariho abantu bakigira urukundo rwose pe, mbese bimeze nabi, imibereho yanjye imeze nabi. Hanyuma hano muri mujyi wa Kigali uratuye cyangwa urakodesha? Kodesha. Ubuzima bwarancanze. Ubuzima bwaragucanze. Hanyuma ugira akazi se? Akazi ngira pe. Nta kazi ufite. Ubwo se abana n'umudamu babayeho gute? Kumbona n'ibintu by'imyambarire bitameze neza, kumbona ufite umubabaro w'umuntu w'umugabo. Bushize hari abo twasanze aho bita Ibweramvura, babiri, umugore n'umugabo, nabo barahungiyeyo, ariko kandi bagize umugisha, nabo babona abagwaneza bagifite umutima w'ubumuntu, barabafasha. Ndabizi neza ibibazo bibaho. Bibiliya avuga ngo ahari kurira kwarara umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Bibiliya avuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Iyo mbonye umuntu w'umugabo nkawe wifashe ukaza hano mu ishyamba, nsanze uryamye, bigaragara umeze nk'umuntu ushonje, ariko icyo ngicyo cyo humura. Imana iragabura, Imana itanga imibereho, Imana itanga ubuzima. Ndimo ndatekereza nk'iyo ugeze mu rugo nta kantu ujyanye, umudamu akubona atese, kwishyura inzu bimeze gute? Sobanurira abantu bagukurikiye, kuko turacyafite abantu bafite ubumuntu, turacyafite abantu bafite impuhwe, turacyafite abantu bakorera Imana, bazi neza icyo gukorera Imana bimara. Hano kwishyura inzu ubushobozi bwaranze. Bwaranze. Ni umuntu wari wamfashije amaho kuba. Urabona uko umeze gutya. Wari ucumbitse muri make? Ni umuntu wagucumbikiye? Yego. Ko nabonye ufite ikintu cy'igipapuro wari upfukamyeho urimo gusenga. Kiriya gipapuro gisoba ni iki? Nasengaga ntabaza Imana, mvuga nti wenda ni ibyifuzo wazanye imbere y'Imana, uvuga uti Imana inkure mu icumbi, impa ahantu hanjye ho kuba. Hanyuma ndibaza, ntago umuntu yaba acumbitse no kurya ngo bibe bihagije. Abana bawe barya gute? Umudamu wawe yambara gute? Ukusanze gutyo mbona, mbese uburyo tubayeho nawe umpereho urabureba.
ndabibona ariko hari ibyo umuntu aba areba, hari n'ibyo umuntu aba yifitiye ku mutima atapfa kubwira abantu, ariko ababwira Imana ati Mana umfashe undengere untabare kugira ngo nanjye mve mu gisuzuguriro. Urabona dutangiye umwaka, Imana yatangira umwaka iguhindurira amateka ikaguha ubuzima. Ni Imana yagukura mu icumbi ikaguha n'inzu yawe, birashoboka, ibyo ni irabishoboye. Ikindi kibazo nibaza, ese urakijijwe? Hano mu butayu abantu bakunda kujya mu butayu kenshi, hari ukuntu umuntu avuga ati numvise Imana y'abarokora ikora, numvise ikora imirimo, nanjye reka ngende ukuntu najya ku musozi ndebe ko Imana yandengera. Se uri umukirisitu? Ndi umukristo ariko nta gihe kinini ndamara mazemo nk'umwaka. Umwaka ku muntu usenga yabana n'Imana neza ubuhagije kuba yamaze gukora ibikomeye. Iyo umaze umwaka mu rusengero uba umaze kubona inyungu yo gusenga, ariko kandi hari igihe umuntu yigira mu ishuri ryiwe akageragezwa agahura n'intambara. Ikindi nakubazaga, umuntu yakubona gute ashaka nko kuvugisha, yakubona gute? Ufite telefone? Telefone irahari. Okay, turaza kukubwira uyivuge cyangwa se uyiduhe kugira ngo wagira icyo agufasha, wenda yaguhamagara mukavugana kugira ngo Imana ikomeze ishyirwe hejuru. Rero reka nkukomeze nkubwire ngo ihangane, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaki mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi haruta ejo, none haruta ejo. Ushobora kubabaye none n'umuryango wawe, ariko nta usenga kina. Umuntu wese wageze imbere y'Imana, Imana iramutabara. Ikintu cya mbere cyo nkwemereye nuko Imana witabye, Imana waje kureba ugomba kuyibona byanga bikunda. Bibiliya avuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Tufite abantu bafite umutima mwiza, bafite umutima ufasha, bafite umutima w'ubugwaneza, bafite umutima w'ubumuntu. Icyo nkubwiye reka nkubwire ngo shyitsa umutima hamwe. Ndimo ndabona ubuzima bwawe butoroshye, urabona. Ndagira ngo abantu bakurikiye ikiganiro barabona ko no hasi inkweto ni inyurane. Ntago rero umuntu w'umugabo ufite uburyo yakwambara gutya, cyangwa se wenda ngo avuge ngo hari ikintu naba mfite ngo wigire gutya. Ndimo ndatekereza mu minsi ishize hari amakuru nagiye numva y'abantu bajya basenga Imana ikabatabara, kandi ni ibintu dusanzwe tuzi ko Imana itabara. Rero icyo nakwifuriza cyane ni ugutitiriza Imana, ukabana nayo, ugakorana nayo. Imana ni umugenga wa byose. Ni Imana y'abakene, ikaba Imana y'abakire, ni Imana y'abarebare, ikaba Imana y'abagufi, ni Imana y'inzobe, ikaba Imana y'ibikara, ni Imana y'abazungu, ni Imana y'abirabura. Umuhanuzi yaravuze ngo mu mahanga yose umuntu ukora ibyo gukiranuka akayubaha, Imana iramwemera. Nkwijeje yuko Imana waje gusenga, waje gutabaza kuri uyu musozi, nkuko wagize igitekerezo cyo gufata ibyifuzo ukabishyira kuri rupapuro, warangiza ukaza gusenga kugira ngo Imana ikurengere, Imana ikugaburire, Imana ikwambike, Imana igukure mu bukode. Nanjye ndi umuhanuzi, ndi n'umuhamya wo guhamya yuko iby'Imana ivuze ibikora. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, 2026 ukubera umwaka w'umugisha, ukubera umwaka w'umunezero, ukubera umwaka wo gusubizwamo imbaraga, ukubera umwaka w'agaciro ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Imana igutetururire muri quartier ucumbitsemo, Imana igutetururire muri zone ucumbitsemo, n'umudamu wawe abone ko wagiye gusenga Imana igabura cyangwa se yambika cyangwa itanga amazu. Ngira ngo si rimwe si kabiri wagiye kuza kuri uyu musozi, uje kuri uyu musozi wamaze kumenya yuko mu mahanga yose uko ryo gukiranuka Imana imwemera. Icyo Imana igushakaho ni ugukiranuka. Hanyuma kuba uri umukene, ushobora kwirwa uri umukene bugacya uri umukire, ibyo byose ni igeno ry'Imana. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Hanyuma ni iki wabwira abantu bagukurikiye wumva cyihutirwa ukeneye, kugira ngo wenda n'uwagira umutima w'ubumuntu akavuga ati uyu muntu namufasha, wenda turebe ibyibanze Imana yaheraho ikoresha abantu bayo? Ni iki wumva cyihutirwa ukeneye? Nabwira abantu bankurikiye yego nuko bamfasha, hari Imana itabara, numva kutabara. Nanjye ukomeze gutya buzima ndimo nsanze murabubonye, ubwo no mu rugo nuko babimeze. Hari icyo Imana ikoze nuko nguko,
ariko icyo nababwira cyo ni uko hagize uwagira uko yaba ameze yamfasha nkava mu buzima, ariko nyine nuko bimeze gutyo usanga bimeze. Okay, umugabo hajya witwa Nitwa Ndindabahizi. Ndindabahizi aragira ati hagize umuntu ufite umutima w'ubugwaneza, ufite uko ameze, ntabwo gufasha bisaba kuba umuntu afite byinshi cyangwa se kubona ari umutunzi, bisaba kugira umutima w'urukundo. Rero nshuti bavandimwe, nashaka kubamenyesha yuko abazi Imana yabazakomera, nibamara gukomera bakora y'ubutwari. Imana yahamagaye kurira mubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Hanyuma rero uyu mupapa mumukoreho umugisha, mumukure muri ubu buzima. Twese twagiye dutangira gahoro gahoro, ariko tugenda tubona imbaraga z'Imana, tugenda tubona uko Imana ikora. Rero tubasabiye umugisha umuntu wese ugize umutima wo kumva hari ikintu yamufasha, akore uwamwambika, uwakwambika umudamu. Urabona niba ari umugabo akaba amerewe gutya, namwe hari ibintu byinshi namwe mwibonera. Niba ari umuntu w'umupapa ufite urugo akaba ameze gutya, urumva kubaho no gushakisha akazi ni ibiraka. Yabonye ahatunda amatafari, yabonye ahabumba amatafari, ngira ngo twari twabiganireho aho nagusangaga hano umbwira ko ubuzima butoroshye. Ntabwo ari ibanga amenye, ahubwo ukuri kuravugwa, kandi abantu ntago baba bakeneye ibintu bififitse, baba bakeneye ko kuri bakumenya neza. Rero ndakwifuriza kuba wagira ishya n'ihirwe muri ubu buzima ubayemo, kandi Uwiteka akakugirira neza, akakwagura. Ndabizi neza ni benshi bagiye bahabwa umugisha n'Imana baciye ku macano atandukanye. Imana ikugirire neza, yumve gusenga kwawe muri iyi tariki y'uyu munsi, yumve gusenga kwawe, Imana yumve gusenga kwawe. Imana iguhe umugisha. Reka dusabire abantu umugisha bagiye kugira wenda umugisha bagukoreraho, cyangwa se bagiye kubateraho umugisha ukomeye. Reka tubasabire umugisha. Mana, mu izina rya Yesu ndasengera uyu mupapa, mu izina rya Yesu imbaraga zawe zimubeho, ubwiza bw'Imana bumutwikire, umutwikirize amababa yawe, kandi imbaraga zawe zibe ku buzima bwe. Icyifuzo afite ukimusubirize nk'Imana ishobora byose, nk'Imana yitwa Ndiho, Jehova Rafa, El Shaddai, Jehova Nisi, Jehova Jire. Ndamusengeye Ndindabahizi, mukure muri ubu buzima, mukure muri ubu butayu, mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe. Sabiye umugisha n'umuntu wese uzumva iki kiganiro akifuza kumugiriraho umugisha ukomeye, akifuza kumukoreraho umugisha. Ndasenze kugira ngo ineza y'Imana ikomeze kumubaho, ubwiza bwawe mutwikire. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.